bwa Rwanda Gospel TV tukomeje kubagezaho amakuru atandukanye yo hirya no hino y'ubutumwa bw'Imana. Tubanyakire Kabuga tuganira n'umukozi w'Imana uri mu masengesho y'iminsi 3 Ngaruka Kwezi. Twagejeje kuganira nawe atubwira amasengesho icyo agamije. Reka tumuhe umwanya agomeza tugeze ubutumwa bwiza, ageza ubutumwa bwiza ku bakunzi ba Rwanda Gospel TV. Bakunzi ba televiziyo Rwanda Gospel TV, turabashimira ko nubundi koko ibihe byose muhora mutuzirikana. Rero mwakoze kuza kudusura nkuko mwaje. Icyambere aya masengesho tuba tugamije kugira ngo dusengera abantu babamaze ukwezi kose turi kumwe, baduha ibyifuzo bitandukanye mu buryo butandukanye. Icya kabiri tuba turahangaha kugira ngo twingingire imiryango y'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi, urubyiruko. Tuba turahanga kugira ngo twingingire itorero rya Kristo muri rusange, by'umwihariko n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero tuhawe umugisha kubw'amasengesho Ngaruka Kwezi, tubonye Imana igira neza abantu bayo, ndetse mu minsi iza tuzajya tubaha ubuhamya ku bantu Imana yagiriye neza, baze batanga ubuhamya mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo ibi tubikora kugira ngo twiyubake ubwacu, ahubwo tuba twubaka itorero rya Kristo, tuba twubaka abantu Uwiteka umwami Imana. Birambwira neza muri Yesaya ibice byaho 6 umurongo waho yutangire ku murongo wa mbere, Uwiteka umwami Imana abaza ngo ndatuma ninde wangenderera. Ugeze ku murongo wa 6. Haleluya. Rero iyo turahanga tuba turanga nka intumwa z'Imana, nk'abantu bahagaze mu cyuho Imana mu byishaka gukora ku bantu bayo. Rero muri make niyo gahunda y'amasengesho, kandi dushima Imana kubo dufatanije bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abo dufatanije bari mu mahanga, mu bihugu bigiye bitandukanye, bamaze kumenyera yuko ku cyumweru cya nyuma, ku minsi 3 ya nyuma isoza ukwezi, tuba turi kumwe muri iki gikorwa cyo gusenga, kandi Imana itugire neza. Rero turahanga dusenga Imana, twinginga Imana kuri uyu munsi wa 5 ndetse no ku munsi wa 6 tukagira inyigisho yaho, ndetse no ku cyumweru dusoza tukagira inyigisho yaho. Reka rero inyigisho y'uyu munsi ndimva nshaka kuvugana n'abantu bamaze iminsi bari ahantu bakeneye ko Imana yabakurayo. Hari ahantu Imana yabakura, kandi Imana yiteguye kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Ni nayo mpamvu twifashisha ijambo ry'Uwiteka umwami Imana riri mu byanditswe byera mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho 3 umurongo waho wa mbere. Haravuga ngo byakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo waho wa mbere. Abango nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, ari cyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, aguruka ugende. Maze amufata ukuboko. Amen. Iryo niyo jambo ry'Imana tugiye kuba tuganira. Uyu muntu Bibiliya irivuga, Bibiliya tubwiye neza ngo yarahekwaga, abantu baramuhekaga bakagenda bakamushyira ku irembo ry'urusengero. Bibiliya iratubwira ngo aho ku irembo ry'urusengero niho bazaga bakamusiga, barangiza bakigendera. Ariko Bibiliya itubwiye neza ngo umunsi umwe ku isaha ya saa 9 Petero na Yohana bajya mu rusengero,
baragenda nk'uko byari bisanzwe. Wa wundi wahekwaga agasigwa aho hantu ababonye arabasaba, barangiye baramubwira bati muntu w'Imana, ifeza n'izahabu ntabwo tubifite, ariko hari ikindi bari bafite, nicyo bari bamuzaniye, bamuhaye ku cyo bari batwaye mu rusengero. Reka mbabwire inshuti zanjye, kujya imbere y'Uwiteka umwami Imana, kujya gusenga Imana byanze bikunze ntacyo tujya tuyiburana, kuko Imana niwe mutunzi wa byose, w'ibyo dukeneye byose. Bibiliya iratubwiye neza ngo bari bagiye gusenga, ariko baramubwira ngo ifeza n'izahabu nazo dufite, ngo ariko icyo dufite turakiguha. Amen. Bari bizeye, bari bafite imbaraga z'Imana. Barangiye baramubwira ngo mu izina rya Yesu haguruka ugende. Rero ndimo ndavugana na buri mwese urimo kunyumva ngo Imana hari ahantu wari umaze igihe, Imana yiteguye kuhagukura muri aya masengesho. Haleluya. Uyu mugabo wari umenyerewe ku izina abantu batavuga, bitazwi na Bibiliya itarimo kuvuga, ariko yari ahantu yari ari, ngo yari ari ku irembo ry'urusengero. Aba bagabo b'Imana barangije baramubwira bati icyo dufite uyu munsi nta kindi, n'icyo Imana yari yavuganye nabo, n'icyo Imana avuganye nanjye. Baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabwo tuzifite, ariko Uwiteka umwami Imana ari kumwe natwe, yiteguye kugukura aho hantu abantu bakumenyereye, ahantu bakuzi. Nawe urimo unyumva muri aka kanya, hari imbaraga z'Imana ziteguye kugukura aho hantu mu izina rya Yesu wa Nazareti. Uwo muntu w'Imana, nk'uko Bibiliya itubwiye, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye, nk'uko yari ahamenyerewe. Ndavugana n'abantu bamaze iminsi bari ahantu bakeneye kuvuga ngo natwe dukeneye ko Imana yadukura. Imana ikeneye kuhabakura, Imana ikeneye kuhabavana mu izina rya Yesu. Nubwo haba hashyizwe n'abantu bakakuroga, bakagushyira ahantu ukaba uhamaze igihe, niba uri kumwe nanjye, urimo usengana nanjye, mu izina rya Yesu w'i Nazareti, aho hantu ugomba kuhakurwa. Niba uri umugabo baragutwaye bakagushyira kwa maraya, akaba ariho wirirwa, akaba ariho usigaye urara, nagira ngo ubwire ngo uyu munsi ndifite inkuru nziza. Muri aya masengesho y'iminsi 3 uraza gusohokayo, uraza kuvayo, ugaruke mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Niba urimo kunyumva nawe aho ngaho uri umaze igihe, aho ngaho wicaye, nawe uvuga ngo Imana nkeneye kwihankura, bishoboka ko bwaba ari ubushomeri, ukeneye kubuvamo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Muri iyi minsi 3 ngufitiye inkuru nziza, ngo Imana dusenga ishobora kuvana nawe ukajya mu kazi, ukajya gukora akazi kimwe n'abandi mu izina rya Yesu. Ushobora kuba urimo kunyumva nawe uyu munsi wa none, nawe umaze igihe ntabwo bitotsi ugira, wabuze ibitotsi, wakuweho ibitotsi mu izina rya Yesu. Ibitotsi byawe birongera kugaruka mu izina rya Yesu wa Nazareti. Uyu mugabo bari baramenyereye kugenda bakamutereka ahantu. Ndagira ngo ubwire ngo mu by'ukuri aho bamushyize, bitewe n'igihe yari arimo, wabonaga yuko bamugiriraga neza. Ntumbaze niba baramwishyuraga cyangwa baragabanaga kuri ya mafaranga yasororoje, ariko nagira ngo ubwire ngo umunsi umwe, umunsi nk'uyu nguyu, abagabo b'Imana buzuye umwuka wera bagiye gusenga. Bibiliya iratubwiye neza ngo barangira bamubwira ngo ifeza n'izahabu ntabwo tuzifite, ariko icyo dufite imbaraga zishobora kugukura ahangaha, amateka yawe agahinduka. Nanjye ndatura mu izina rya Yesu ngo uyu munsi wa none, muri aya masengesho y'iminsi 3, ndumva imbaraga z'Imana zigiye gukura abantu bari bamaze igihe ahantu, bari bamaze igihe mu bintu, bari bamaze igihe mu mibereho, bari bamaze igihe mu bizozi, bari bamaze igihe bafite bateye ubwoba. Uwiteka umwami Imana yiteguye kubakura muri iyo mibereho, muri ibyo bihe bamazemo igihe. Imana yiteguye kubakurayo
mu izina rya Yesu wa Nazareti ndavugana nawe urimo kunyumva. Niba urimo kunyumva uyu munsi wa none, nagira ngo nawe dufatane aya masengesho y'iminsi 3. Imana yitewe kukugira neza, Imana yitewe kuguhagurutsa, ikagushoboza, ikaguhindurira amateka, igahindura amateka y'ubuzima bwawe. Nubwo babona bisa nkaho byarangiye, uwo muntu bahekaga bakamushyira ku irembo ry'urusengero, nayo ngubwire ngo bari bamuzi yuko byarangiye. Icyo bari bashoboye kumukorera gusa ni ukumuheka bakamushyira imbere y'urusengero. Ariko nayo ngubwire ngo aho imbere y'urusengero nta nubwo ari no mu rusengero bamushyiraga. Amina. Si mu rusengero bamushyiraga, aho bamushyira ku irembo ry'urusengero. Ngo ariko uwo muntu umunsi umwe ku isaha y'isa 9, wowe sinzi isaha urimo nkurikiranye aka kanya, ariko icyo nzi neza, iyi saha urimo kunyumva, iyi saha urimo nkurikiranye, hari imbaraga z'Imana ziteguye kuguhagurutsa mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Imana dusenga yiteguye kuguhagurutsa. Bibirongera ikambwira neza muri Yeremiya ibice bya 40 were ku murongo aho wa 2, 3, 4 ngo Yeremiya yaramaze igihe akingiraniwe mu nzu y'imbohe, ariko marayika w'Imana araza ku munsi umwe gusa aramubwira ati, Yeremiya we, haguruka tugende, kandi niteguye, mfite ubutumwa bwo kukugirira neza, mfite ubutumwa bwo kuguhindura amateka, mfite ubutumwa bwo kugukura mu bihe umazemo iminsi. Nk'uko ijambo ry'Imana ryari tubwiye umurongo wawo Yeremiya 40 umurongo wawo wa 4 aravuga ngo, noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni, uze tugende, nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo, urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakuboneye abariho uza tugende. Ahanga Yeremiya nawe yumva inkuru nziza iramumanukira. Marayika w'Iteka Imana avugana nawe, aramubwira ati, noneho Yeremiya we, dore umaze igihe uri imbohe, dore uri mu zindi mbohe, ariko umunsi wa none Uwiteka Umwami Imana arantumye ngo, uwo ni marayika w'Iteka wabwiraga Yeremiya, arantumye ngo uyu munsi wa none niteguye kukugira neza, nkagukura muri izo mbohe. Ariko nubishaka uraza tugende, nutabishaka wirorerere. Ndavugana nawe urimo kunyumva, nawe iri jambo uraryumvise, kandi nzi neza yuko ukeneye yuko Imana hari icyo yakora, ukeneye ko hari ibyo Imana yahindura. Dufite Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twibwe byo dusaba. Dufite Imana ibasha kukuneshereza nshuti yanjye. Aha muri iri jambo ry'Uwiteka Umwami Imana harimo imbaraga zo guhindura ubuzima bwawe. Iri sengesho rimo senga, iri sengesho ry'iminsi 3, hari icyo Imana igomba gukora ku buzima bwawe. Nshuti yanjye urimo kunyumva, ngo erega nta hantu kure Imana itagukura. Uko byaba bimeze kose, Imana yakirashoboye. Uyu wari umaze iminsi, uyu wari umaze imyaka, ntabwo birivuga igihe yaramaze, ariko yaramaze igihe kinini imbere y'urusengero, isaha imwe gusa, akanya ko guhumbya. Imbaraga z'Imana, ubuntu bw'Uwiteka w'Imana bumanuka ku buzima bwe, buraza buvugira ku mugaragu w'Imana Petero. Ashira amanga aravuga ngo, aho ngaha mpakunyuzeho igihe kinini, mwaciyeho igihe kinini, ngutambutseho igihe kinini, ngufashishije biceri igihe kinini. Ndavugana nawe uyu munsi wa none, Uwiteka Umwami Imana, birashoboka yuko mu muryango wawe wahoraga ubayeho kubera yuko abona gugufasha mu muryango wawe, ariko reka nkubwire ngo Imana itagufashije umuryango ntacyo wagufasha. Imana itagufashije iyo nshuti yawe ntacyo yagufasha. Ariko kuko urimo kunyumva, witeguye kuvugana nanjye kugira ngo urugo rwawe, witeguye kuvugana nanjye kugira ngo Uwiteka Umwami Imana wemeye yuko ntamba igitambo cyo kugira ngo igutabare. Imana ikurengere, irengera ubuzima bwawe. Imana ikurengere, irengera umuryango wawe. Imana ikurengere, irengere ejo hazaza. Yiteguye kukugira neza, kuko ntawaje imbere y'Uwiteka Umwami Imana uzaguma uko yarari. Iyo twagiye imbere y'Imana,
Imana hari ikigomba gukora, Imana hari ibyo igomba guhindura, Imana hari ibyo igomba gukuraho. Ndiza nashidikanya yuko Imana yo mu ijuru yavanye uwo bari barashyize, uwo bari barambitse, uwo bazaga bakarambika, uwo bazaga bagatereka, uwo bazaga bakaryamisha, sinzi uko bamushyiragaho, ariko icyo nzi neza uko Bibiliya imbwiye nuko yazaga agashyirwa ku irembo. Bibiliya iratubwira neza ku isaha ya saa 9 imbaraga z'Imana zimanuka kubanukira abakozi b'Imana, baramubwira ngo ifeza arizo nazo bifite, ngo ariko mu izina rya Yesu haguruka ugende. Uwo mugabo arangije, amateka yarahinduka. Nawe ndavugana nawe, Imana yahindura amateka yawe, Imana yahindura amateka y'ubuzima bwawe, Imana yahindura amateka y'ibyo igihe unyuramo, Imana yahindura amateka y'imibereho yawe. Iyi minsi 3 ndavugana n'umuntu witeguye guhindurirwa amateka, kuko umugambi witeka umwami Imana iki cyumweru yambwiye mubwire ngo Imana ije kugukura aho umaze igihe warashyizwe n'abantu. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu ndashaka gusengana nawe, wowe urimo kunyumva, wowe uteze amatwi, sinzi ibyifuzo byawe. Niba waravuganye nanjye ukama icyifuzo, nagiye nkubwire inshuti yanjye yuko Imana yo mu ijuru igiye kugisubiza. Ntabwo ngiye kuba ngo kanaka na kanaka, ariko icyo ngiye gukora, ngiye gusenga Imana, ngiye kujya imbere w'Iteka w'Imana. Iyi minsi 3 Imana iraza kugira ikikora. Nawe icyifuzo cyawe uracyafite amahirwe, unyohereze icyifuzo cyawe ku murongo wa telefone 0788430085. Imana yiteguye kugusubiza, kandi uragera ku cyumweru ufite igisubizo bivuye ku Uwiteka umwami Imana. Sinzi icyifuzo cyawe, ariko navuze ngo iyi minsi 3 turaba dusengera igihugu, itorero ry'Imana, turaba dusenga kugira ngo Uwiteka umwami Imana agire icyakora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Mana nzima nyiri cyubahiro, Uwiteka nyiringabo Imana, waduhaye umugisha, uduha kumva ijwi ryawe, ndetse uduha yuko icyumweru cya nyuma icya buri kwezi, kuko kubw'umugambi ufitiye abantu bawe, kubw'umugambi ufitiye igihugu cyacu, kubw'umugambi ufitiye itorero ryawe, roboko shakatayamaba, mu izina rya Yesu wa Nazareta rya Yesu, mwami wanjye nyiringabo, ndakwinginga data wera ngo uyu munsi wa none, mwami w'abami, buri wese wazanye icyifuzo, buri wese ufite icyifuzo, buri wese urimo kunkurikirana, buri wese urimo kunyumva, mwami w'abami, ndagusabye data ngo ukuboko kwawe kwiza kumanuke ku buzima bwe, ngo ukuboko kwawe kwiza kumanuke mu mibereho ya buri munsi, ukuboko kwawe kwiza kuzure ibyo byari bipfuye mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Mana nyiribihe, Mana ndasengera umuryango kugira ngo urugo rwabo rwongere rubone amahoro, rwongere rube mu rukundo, rwongere rube ibyiringiro mu izina rya Yesu. Ndirukana umwuka w'inyatsi muri uwo muryango, ndirukana intambara n'intonganya muri uwo muryango, ndakubita hasi byari byishyize hejuru muri uwo muryango mu izina rya Yesu. Mwami wanjye nyiringabo, ijambo ryawe rirambwira ngo nta ntwaro bacuze kuturwanya izagira ikidutwara, kandi ijambo ryawe rikambwira ngo abakwiringira ntago bazigera bakorwa n'isoni. Mwami ntituzakorwa n'isoni kuko uri kumwe natwe. Reberera abantu bawe, reberera itorero ryawe, ndingingira itorero ryawe. Mwami wanjye nyiringabo, ndizera nashidikanya ko hanyuma y'amasengesho, hanyuma y'ibi bihe, Uwiteka mwami wanjye, itorero ryawe yaba ari mu Rwanda, yaba ari ku isi hose, mwami w'abami, wongeye kongera guhaguruka, ugahagurutsa abakozi bawe, ugahagurutsa itorero ryawe, tugasubira mu murimo wawe, tugakora umurimo wawe. Mwami w'abami nyiringabo, mwabari mu masengesho, umuhamagaro w'amasengesho, abanyamasengesho ku bicaniro byazimye, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, reka abanyamasengesho bongere bahaguruke, bongere bahaguruke, abaririmbyi bahaguruke, abavuga butumwa bahaguruke mu izina rya Yesu. Mana ndinginga ngo igihugu cyacu mwami, ongera ukizahura ubukungu, ongera ukigire neza, uturinde imbaraga za korona n'ingaruka zazo zose mu izina rya Yesu. Mwami w'abami nyiringabo, abayobozi bacu, perezida wacu, kabineti yose, parliamenti yose, ingabo z'igihugu, polisi yose, mu izina rya Yesu. Mwami buri wese mu nshingano ze, muhe ubwenge kugira ngo ashobore gusohoza inshingano ze, mu
nkuko yazihawe mu izina rya Yesu. Abakozi b'Imana, Mana nyiri Uwiteka mwami, reka ibi bihe mwami byo kubabera ibihe byo gusubira inyuma, ahubwo babera ibihe byo kongera kunga ubumwe, no kongera kwiyunga nawe, kongera guhagarara nawe, kongera kumva ijwi ryawe mu izina rya Yesu. Mwami w'abami nyir'ingabo, mwami ndazamura abakozi bawe mbashyize mu biganza byawe, abakunira amanywa na nijoro. Uwiteka mwami Imana, basange kandi ubagire neza kandi ubakomeze amatorero yabo, abakurisi bose mwami w'abami abizeye izina ryawe. Mana ndabingingira mu izina rya Yesu kugira ngo wongere ubahagurutse Mana, bahaguruke bagukorere Mana aho buri wese ari mwami ku giti cye. Mwami ndamusengera ngo ukuboko kwawe kwiza kumusange, abashonje bagaburire mu izina rya Yesu. Wongere utange ihumure nkuko uvuga muri Yesaya 40 umurongo wa mbere ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize mubabwire iby'urutse umutima. Mana ndasenze mu izina rya Yesu, imitima yabo uye kunezererwa, ndetse mwami ubaha amahoro mu mitima yabo mu izina rya Yesu. Ndasengera buri wese urwaye mu izina rya Yesu. Ndavunagura imbaraga zose z'abazimu n'abadayimoni. Ndirukana umwuka w'indwara, ndirukana dayimoni z'uburwayi, ndirukana umwuka w'ubuhumyi, ndirukana umwuka w'ubugumba, ndirukana umwuka w'uburibwe, ndirukana umwuka wa coronavirus, ndirukana umwuka wa diabete, ndirukana umwuka wa kansa, ndirukana umwuka wa buri ndwara iyo ari yo yose mu izina rya Yesu. Ku ijambo rye rirambwira mu Bafilipi 2:9 ngo twahawe izina rya Yesu Kristo, nta rindi zina mwami w'abami rizigera risumba izina ryawe Yesu. Niyo mpamvu nta ndwara n'imwe ifite izina riri hejuru y'izina rya Yesu. Ndategeka kansa, izina rya Yesu riri hejuru yawe. Diabete, izina rya Yesu riri hejuru yawe mu izina rya Yesu. Ndategeka buri bumuga bwose nk'ukuriya yaramaze imyaka n'imyaka ari ku muryango w'urusengero, ari ku irembo ry'urusengero, baza bakamuterekaho. Ariko ndagushimira mwami yuko umunsi umwe ku isaha ya saa 9 igitangaza cyamanutse. Nanjye mu izina rya Yesu abari ku muryango w'urusengero ndavuze ngo reka binjire mu rusengero, reka imiryango y'urusengero yongere ikinguke, abantu bongere gusenga, abantu bagira imbaraga zo gusenga, bagira ububyutse bwo gusenga mu izina rya Yesu. Mwami waravuze muri wowe ngo hanyuma y'ibyo uzasuka umwuka wawe. Mana suka umwuka wawe, Mana suka umwuka wawe. Mana dukeneye umwuka wawe, Mana dukeneye imbaraga z'umwuka wawe. Ora bondoroboko shakata ya mababa, ori yandaraba kuri yandoroboko seketere yandaraba, ori mababa riyandaraba kuri yandoroboko sekete ya mama, ora bondoroboko shekete ya mama. Mwami suka umwuka wawe wera, suka umwuka wera. Iyi minsi 3 reka imbaraga zawe, reka ubutware n'ubushobozi biganze ku bwa buri wese urimo nkurikirana, uri kumwe nanjye, uri muri aya masengesho. Mwami ntazaguma uko yarari mu izina rya Yesu, amen. Dushoreje ahangaha nshuti zanjye, turacyari kumwe uyu munsi ndetse n'umunsi w'ejo. Nagira ngo uze dusengane mu buryo buri online, dusengane mu buryo wowe usengeri wawe nkuko nanjye ndimo nsengera muri iki cyumba, nawe ngi wawe usenge. Icyo nzi neza turasoza iminsi 3 dufite ubuhamya twese, kandi Imana iraza kubana natwe. Mwari kumwe na Pastor John Karimbanye. Ndabakunda cyane, Imana ibampera umugisha kandi bagire neza. Shalom, 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 amen.